na n'izi saha uretse ko uko mbere byari bimeze ntabwo ariko bikimeze kuko byahise aho nkajya ndara hanze nkajya no gucumbika mu bantu bakanyirukana bari umwana afite reka nta mugabo ugira umwana atazapfuka turushya nawe nagiye gukodesha inzu abandi bapangaye bagenzi banjye banci inyuma barangambanira abwira nyir'inzu turiya nta mupangaye ufitemo tininya kwigendera umwana agiye kuzapfa kandi ni wowe uzamushyinguza nyir'inzu araza arambwira ati rero mvira mu nzu nkagucumbikira abonye umwana uko ameze nta n'icyumweru namazemo nawe yahise anyirukana. Abanyeshuri mwigana baragukumbuye nawe kandi urabakumbuye sibyo? Urabizi ko tuzajya kubasura mu minsi iri imbere? Urabona ko nta byo kurya mfite unkomeze mbona imbaraga zo gufata uyu mwana ko iminsi 3 yo rwose irashira nkajyanywa amazi nakananira kubera ubuzima no kwishyura inzu bari ikibazo kubona amata nabwo birangora. Hari igihe mfata telefone nkahera ku muntu umwe wese nkamubwira ati basi wamaye na 300 nkashakira umwana amata ako bose mwayetura nta numwe umfashije ko ubuzima nanjye burangoye cyane genda karanyishe nararize narihebye ubusigaye mbifata nk'ibidahari ko nta ipfu nta ruguru mfite. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Komeza mwami muri rugendo inambi y'umubisha irisukiranya umutima urakuze umubiri urananiwe isari ni nyinshi ntazagwa mu nzira. Komeza mwami muri rugendo inambi y'umubisha irisukiranya umutima urakuze umubiri urananiwe isari ni nyinshi ntazagwa mu nzira. Fata ukuboko tugendane mwami umutima wanjye umaze gucogora dore imvura irakubye ijoro riraguye mbere itabaza ntazagwa mu nzira. Mbahaye ikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza nk'udukurikiye muri mu bice bitandukanye waba udukurikiye uri mu Rwanda naho udukurikiye uri hanze y'u Rwanda ubuzima butameze neza ndakubwira ngo ihangane ukomere mu isi niko bimera gusa ndakwifuriza ko uyu munsi guhera kano kanya Imana yaguhindura ubuzima ukaba wavaho uri uyu munsi mu buzima butari bwiza ukagenda neza kandi niba uri no mu buzima bwiza ndasaba Imana kandi ngusabira n'umugisha ngo ukomeze ihundagazeho uwo mugisha n'ubundi ukomeze ube mu buzima bwiza kandi wishimiye unifuza. Rero uyu munsi turi aho bita Imageragere hafi na Mageragere ni mu murenge wa Mageragere twaje gusura uyu mama n'uyu mwana urwaye turi kumwe na pasiteri maze kumenyera pasiteri ubwa mbere mubonye mu bikorwa cyane cyane bitandukanye yaba ari ibikorwa byo gukomeza gukwirakwiza ubutumwa bwiza bw'Imana ndetse no mu bikorwa byo gufasha abantu muri rusange. Katubanze tubaye ikaze kaduhere kuri pasiteri muraho neza? Neza. Ushaka wabona agafashe kariya kuri gutya kugira ngo ujye dufasha umeze neza? Turashima Imana nta kibazo. Uyu munsi rero twifuje ko twaganira n'uyu mama ndetse nawe uhari uri umwe mu bakurikirana cyane cyane uyu mwana uyu muryango twifuje reko tuganira. Yego. Twifuje ko tuganira yaba ari kuri kamera ko mwabanje kuganira atari kuri kamera ariko nge nifuza ko tunagana kuri kamera cyane cyane cyo tugamije no kugira ngo abantu tubereke uyu mwana arebe niba ari cyo bakora ku buzima bwiwe bwa buri munsi. Murakoze cyane kuri nari maze iminsi nari narabuze nimero ze bitewe nuko umuntu agenda ahindura amatelefone. Yego.
nza kuba rero nza kubona nimero ze hari umumama umwe w'inshuti tuziranyeho nawe mwatse nimero arazimpa ariko nari ntekereje ibintu byinshi bituma numva mukumbuye cyangwa se nshaka kumenya amakuru kuko ngiye kubaza mubajije arambwira ati umwana aracyarwaye atereje amafoto numva agenda akaranyishe noneho ndavuga se nibyo ati yego ati twararwaye twivuje gutya ariko hari aho twagarukiye mubaza ibibazo byinshi ndamubaza ko mperuka arwaye umutwe kuko mu mutwe niho nari nzi kandi murabona ko harimo n'ibitambaro ariko arambwira ati none yafashwe no mu maso ese waba waramuvuje ambwira uburyo yayivujemo ndangije numva ndababaye nk'umubyeyi wese ndavuga nti ndashaka kuzaza kuko n'ubwashize naraje ariko ndabona none reka ngaruke nze ndebe kuko muri kamere yanjye nkunda kwirebera ndakwirebera burya amafoto arabeshya ariko nkunda kwirebera ndende ndahageze ni ukuri kwihangana birananiye umwana ntarya ni ukunywa urareba ukuntu areba n'uko ameze biteye agahinda kandi hamwe n'Imana hamwe n'abaganga hari icyo bakora bigakunda reka twakire na mama w'umwana mama mukomere mbere na mbere mukomere mwihangane kubwo ubuzima murimo uyu munsi tunizeye ko Imana ishobora kubuhindura kano kanya tubaha ikaze yego amazina banyita Mukamwiza Francine nkaba ndi mama w'uyu mwana Muhizi Aaron uyu mwana amaze imyaka 4 arwaye mu gufatwa muri iyo myaka 4 hakaba hari n'undi napfushije nawe wari urwaye nk'uko arwaye yego we byaje kugeraho aritahira murumuna we yari muzima yego nawe nibwo yahise afatwa mu gufatwa afatwa mu mutwe arabyimba amaze kubyimba umutwe urashwanyuka ntangira kuvuza ubushobozi buranga ndamucyura mujyana mu rugo yego yeze kubona ndwankorera ubuvugizi mbona ngiye musubije kwa muganga umwana aravurwa bigeze hagati ndamucyura nabwo twamaze amezi 6 se hashika ndamucyanyeze mu rugo umwana wongera arafatwa ndongera musubizayo yego umwana nabwo rongera baramubaga umurebe ubwo bamaze kubaga inshuro 10 bamaze kumubaga inshuro 10 mu mutwe babaga kwitako bashyira mu mutwe ubu noneho bigeze byaje kwimuka biza mu maso mu maso yafashwe ari nijoro umwana aravuza induru ndabyuka ndareba ndebye sanga umwana yahumye ko amasaha agendaga yicuma yagendaga byimba amera nko bashyizeho amazi bwarakeye nta bushobozi nafite bwo kumujyana kwa muganga nguma mu rugo namaze ukwezi ndi mu rugo nta bushobozi nta hepfo nta ruguru mfite na papa we sinzi ahari nawe ntago mbizi rwose nta makuru mfite umwana nararwaje kugira aho umwana biranga njya kwa muganga umwana mujyanye kwa muganga njya mu bitaro bakajya bamuvura bamuha imiti nawe bijya mbaza se ubundi muri kuvura iki twakoze ibizami byose bishoboka dore ko igisigaye no kukohereza i Butaro nageze i Butaro barapima barambwira ngo hajemo kanseri ariko bakubwira kwa muganga ubu yari ku nshuro kangahe bamubaze icyo gihe yari ku nshuro ya 10 rwo bamubagaga mu mutwe ku nshuro ya 10 nibwo yaje gufatwa nyuma afatwa byo mu maso yego namujyanye kwa muganga nibwo banyohereje i Butaro basanga umwana hajemo kanseri nano mugono no hajemo uruntu rurimo hano ruri gutuma ruka amaraso agaca mu mazuru no mu kanwa ajya none mu kuruka amaraso aruka akayaruka inyama zigaca ahantu hose harimo umwenge ubu rero aho bigeze byagezeho mbura ubushobozi bwo kumusubiza kwa muganga ubu turi mu rugo nta cyerekezo mba mfite nta kazi ngira nta n'icyo gukora mfite
umwana se wamukorana umwana ni ukuri aravuza induru yaciyeho amasaha angahe nibwo umwana azanzamuka andi masaha akongera akajya aruka amaraso aruka inyama nta kuryama nko ku ijoro ryo kuwa gatandatu twararyamye umwana ngiye kumva rumva avuje induru ngo ibintu biri gusohoka ndebye sanga arimo aravirana amaraso ndebye aho ndyamye aho aryamye sanga ari inyama ziri guturumbuka mu mazuru no mu kanwa no mu matwi ubwo narabyutse ndicara mutega ibase n'ubwoba bwinshi umwana byageze hagati umutima urakwama ndorosa burundu ndavuga n'undi yapfuye nimba ari ukumushyingura tuzamushyingura ejo mu gitondo ubwo narorosheje kuva saa 6 z'ijoro kugeza saa 12 za mu gitondo umwana akiri muri koma nta kumusubiza kwa muganga nta bushobozi ariko neretse Imana ndavuga nimba ari kubishaka bibe kubishaka kuko nanjye nta bushobozi mfite bwo kujya kwa muganga nta cyerekezo nta babyeyi mfite ni wowe wenyine ni wowe uri gukora ibyo ushoboye umwana azanzamutse saa 2 mu kuzanzamuka nabwo nari narize niriwe mu nzu negereye umwana n'uvuga ko n'undi ari intumbi negeranye nayo nabwo ndavuga se nibwo kapfuye bwo ndamushyinguza gute genda karanyica ndagenda ndigunga adonya kayamaze bimeze gute bitewe na karitse umuntu aba arimo umuntu agomba kumenya ibye ko hari igihe ubwira umuntu ikintu aho kugira ngo akumva bwo akajya kugutaramana ngo naricaye no gusenga byanane kuko ninacitse nari nabwo n'undi byarangiye ntacyo ndi kuramira nireka ntegeze n'ibigumya kugeza saa 3 ntatarakanguka ndareba abantu bamfasha dushake uko twamushyinguza saa 3 n'igice ubwo naje ndorosora haryamye nsanga agatima karimo karatera none ijoro ryo ku cyumweru byarongeye bibuko ku cyumweru naho byarushijeho bikajya bica mu matwi umwana aragenda araziba kuvuga biranga gutaka biranga kure n'umuyaga akajya ari no kure byagezeho biranga nanjye umutima byageze goti nanjye kwa bintu byambaye umwana ambira nguye mu ntoki mpeke intumbi cya kwa muganga uwa mbere nawe yarapfuye gutyo nawe arwaye nkuko nawe yararwaye yego komeza tubwire naramuhetse njya kwa muganga ndavuga nti mwana nuko umwana ambira nguye mu ntoki ntago ngo nakongera guheka njya kwa muganga ntaho njya ndaguma mu rugo nagumye mu rugo nihagararaho nashize n'agahinda kose narize ngiye kubona nko kuwa mbere mu gitondo nibwo umwana wongeye kuzanzamuka kugeza na n'isaha ku muvuzi butaro birahenze nta bantu mfite bangeraho kubona imiti yo kumuha ntago nyibona mbese no kubona ayo mata yo gucisha mu kanwa sinyabona no kubona mbese niyo sabune nabwo bari ikibazo kandi kujya ibutaro biba bisanga ugende witeguye ko nta muntu uba ufite usangayo ubwo rero ikintu ndi gusaba cyane ni uko nabona ubufasha bwo kuvuza umwana ibutaro hari akantu ukomojeho uvuze ngo papa we nawe ntawe uhari byagenze gute papa we yadutaye mbese ntabwo twese tubana papa we yagiye umwana mbere arwaye twongeye guhura umwana apfuye nabwo mu gupfa nabwo yaje mu gushyingura sinongeye kumenya amerekezo ye uwo ni uwa mbere yego naho uwa kabiri ntabwo mbizi nabwo papa wabo ni umwe ariko papa ntabwo nzahari ubwo we muherukana ryari papa we duherukana mpfusha uwo mwana wa mbere ntabwo turongera guhura ubwo uwa mbere apfuye n'ubundi uyu niwe umufite na Aroni umufite yego yapfuye 2020 wari ufite Aroni yangana gute icyo gihe yari afite imyaka 3 none afite imyaka 7 muri iyo myaka 3 amaze imyaka 4 arwaye yamaze umwaka gusa ari muzima umwaka umwe oya imyaka 3 yuzuye mukuru wahita apfa tumaze gushyingura undi nawe yahise afatwa nta kwezi kwigeze gucamo
nta kwezi kugeze gucamo. ntabwo. Ubwo icyo gihe wavuze ko mushobora kuba mutarigeze munabana na papa w'umwana, bose n'ubundi wari ubarira wenyine icyo gihe? Yego nabariraga njyenyine, nkajya guca inshuro, uwo mukuru we yari arwaye, nkabakingirana mu nzu, nkajya gushaka ibiraga byo kumesa, ibyo guhinga kugira ngo mbone imibereho, mbone n'ayo kwishyura inzu. Yego. yagiye akibona kubona arwaye, niko wari uvuze umwana wa mbere arwaye ahita agenda. Ubwo icyo gihe mwabaga mumeranye gute, cyangwa wenda n'ubundi hasi warimo agatotsi? Icyo gihe ikintu yamfashaga kwari ukwishyura inzu gusa byonyine. Nta kindi kintu yamfashaga kuko no guhaha ntabwo yaduhahiraga. Inzu nabwo yajyaga kwishyura bagiye kudusohora mu nzu, bansoranye n'umwana bwo mu kudusohora ari ubuyobozi bumuhamagaye ukabona kuza kwishyura iyo nzu. Imibereho yari ikaze na n'izi saha, uretse ko uko mbere byari bimeze ntabwo ariko bikunze, kuko byahise aho nkajya ndara hanze, nkajya no gucumbika mu bantu bakanyirukana. Bari umwana afite reka nta mugabo ugira, umwana atazapfa ukaturushya. Hari naho nagiye gukodesha inzu, abandi bapangayi bagenzi banjye banca inyuma barangambanira, abwira nyir'inzu turiya nta mupangayi ufitemo. Ni nyakwigendera, umwana agiye kuzapfa kandi ni wowe uzamushyinguza. Nyir'inzu araza arambwira ati rero mvira mu nzu, ngiye kuyongeranya n'izindi abana bajye bararamo. Ya nzu yayinsohoyemo mbura aho njya, ndara hanze, namaze hanze amezi ajya kugera muri 3. Urara hanze? Ndara hanze n'umwana. Hanze gute? Ntaho kuba dufite, turara hanze mu ishyamba. Mu ishyamba? Yego. Ubwo rero ijoro ryageraga twagendaga tugasisira mu ishyamba tukaryama, ku manywa nkirirwa nangarana n'umwana umeze utya, ijoro ryagera nkagera ngasisira muri bya bihuru tukaryama. Nta naho najya gukarabira, nta naho nakura n'icyo gikoma ngo mu mwana, mbese nta cyerekezo nari mfite. Naje kugira amahirwe, umumama arambwira ati waje nkagucumbikira. Abonye umwana uko ameze nta n'ikimwe namazemo, nawe yahise anyirukana. Hari akantu wakomejeho ngo uri imfubyi, nta babyeyi ufite, nta n'umuvandimwe we wenda waba ufite? Ko ntabwo dushaka kwinjira cyane kuko ababyeyi uko mpamvu badahari, kuko ukimara kutubwira ko uri imfubyi bivuze ko bitabye Imana. Yego? Yego. Abavandimwe be noneho nabo ntabo? Nta bavandimwe mfite kuko napfuje mama mfite imyaka 7. N'iwacu nta naho nzi. Ubu ntabwo uzi aho uvuka? Ntabwo iwacu mpazi, nta bavandimwe, ntabo. Nta n'abashangazi? Aho nzi ni wabo wa mama. Wabo wa mama nabo baranyanga ngo nibaze aho mama yankuye. Mbese nabo jese mba munyanga basi mwanyeretse iwacu. Barabyanze. Sogokuru akajya ambwira ati kugira ngo turakwereke ugomba kumpa amafaranga. Nagase ko nta kazingira, ndaguha amafaranga nyakuye he? Ngo rero ngo uzarinda upfa utamenya aho uvuka. Ari sogokuru wawe kubwira? Yego, sogokuru nawe yaje gupfa, ubona na n'izi saha simenya aho mvuka, uretse ko nta naho nshaka kumenya, ndi ntacyo hamarira. Kwagahinda afite n'ak'umwana wanjye, n'ak'ubuzima ndimo, nta by'umuryango ntago nyibitekereza. Iyo ugerageje kubaza noneho iwabo w'umugabo wawe, noneho ho urahazi? Iwabo w'umugabo nari mpazi, ariko baje kwimuka baragenda, ubu ntago nzi ahantu bari. Abuzukuru babo? Abana babo bose ntago mbazi. Abuzukuru babo ntago bajya bakurikirana bamenye ubuzima bwabo? Ubwo na nyirakuru duheruka nawe mfusha uwo mwana, ntago turongera guhura. Uyu munsi rero ubuzima bw'umwana ubona ko buri mu kaga, ubona ararwaye ararembye mu maso. Dusobanura neza ubwo burwayi hano, cyane cyane wibande hano mu maso, kuko ndabona ko ntago n'amaso ntago areba. Byatangiye atareba, wavuze ko byatangiye agira ikibazo cyo mu mutwe, cyane bamubaga inshuro 10. Izo nshuro 10 zose bamubaze n'amaso arimo, ko ndabona atari kureba. Oya, amaso ntago arimo. Amaso yafashwe nyuma 2023. Umwaka urashize. Yego. Umwaka n'igice. Umwana yafashwe ari kuwa 2.
atangira kuvuga ngo amaso ari kumurya, ndavuga nti reka nze turareba mu gitondo, umwana bikajya bimurya cyane, umwana amasoko agendaga yicuma, yagendaga isura ihinduka, mu gitondo bwarakiye kwa gatatu, ndebye umwana mu maso usanga umwana yahumye, nkajya nzamura ijisho rimwe ngo ndebe usanga ijisho ryabaye umutuku, umwana byagezeho isura iragenda irahinduka, uragenda amera nk'uwo basutseho amadahanure y'amazi, kuryama ntibikunde, akarara avuza induru. Ubwo nibwo byagezeho ndavuga ati noneho nderekeza he, nta bushobozi nari mfite, nkajya gusenga nabwo kumuheka akananira, nabwo nigeze kumujyana ngiye gusenga angwa mu mugongo, nabwo numva umutima urakwamye, gusenga ndabireka nsubira mu rugo ndaryamisha, umutima wakwamye ari 2:00 za mu gitondo, nongeye kuzanzamuka 12:00 z'umugoroba. Ubwo mubana aho mu rugo, ngize amahirwe nza kubona ukuntu mujyana kwa muganga, aho mama wamfashije arambwira ngo ngaho mujyane, namwohereza amafoto, avuga ati ngaho ujyana umwana kwa muganga. Mujyanye bahita bafata ibizami byose, barambwira ati nta kintu kiri kubonekamo, dore ko ikintu gisigaje gupimamo ni kanseri. Nibwo bahise banyohereza i Butaro, ngeze i Butaro barambwira ati kanseri iri kugenda izamuka, iri kugenda igana no mu bwonko. Ndavuga se nta bushobozi mfite, ndavuza umwana gute? Yego. Ubwo rero ngira amahirwe mbona umumama anyohereje amafaranga ajya ngura imiti mikeya, umwana aravurwa, bigeze hagati rero ubuzima buranga, imiti ndayibura, ndavuga kugira ngo umwe ndyamishe umwana mu bitaro nta miti ari kubona, ni mu nsezero umwana mu cyure. Kugeza n'isaha ntabwo ndongera gusubirayo. Mu gihe reka mwihetse twari kuri pasite cyangwa tuvugishe umwana wavuga, yashobora kuba twavuga nawe gato. Aro bite? Umeze neza? Umeze neza ko ndi kubona Imana ikumbwira kuzakira. Subizi kuzakira. Sibyo? Aro. Imana izagukiza, iri kumwe nawe. Rero uri kumwe na mama, uri kumwe n'abandi bantu, uri kumwe n'Imana irimo irakureba, turimo turanagusengera. Ejo bundi turi kumwe turi kujyana ku ishuri, sibyo? Abanyeshuri mwigana baragukumbuye nawe kandi urabakumbuye, sibyo? Urabizi ko tuzajya kubasura mu minsi iri imbere? Tuzajyayo. Tureke kumuvuna ko ndashaka kuba byaba birimo kumuvuna. Tugaruke kuri pasiteri. Uyu munsi rero wifuje ko nawe waza gusura uyu muryango, kuko usanzwe ukora ibikorwa bitandukanye byo kugera ku bantu bafite ibibazo bitandukanye, yaba ari abana, abakuru, abamama, bose muri rusange. Uyu munsi rero uyu mwana umusanze, ukimubona wowe umubonye gute? Umusanze gute? Ni kuki wari uzi ko ameze? Ubimara igihe kingana gutubize niba wari ubizi? Urakoze, ngira ngo namenyanye nabo muri 2022. Yego. Nibwo naba narabamenye, ariko yari atarafatwa mu maso, ahubwo yari yarafashwe mu mutwe gusa niho nzi. Nkurikije umutwe ukuntu wari umeze, nawe ubwabo wari uteye ubwoba. Kuba rero byarasatire bigafata no mu maso, ubwabyo nabyo binteye agahinda, numva ndababaye cyane, ko nari igihe nari nigeze kumva amakuru mama wambwira ati yagiye mu ishuri kwiga, ntangira kumva nishimye ko umwana agiye kwiga, ariko ngeze ahangaha ndebye ukuntu ameze numva agenda karanyishe, hano numva ndababaye, numva nta n'icyo narenzaho bitewe n'uko numvise, kuko numvaga nshaka kuhagera. Mu bigaragara byo nk'uko ibitaro yivuje Kanombe, yivuje CHK, kuba yarageze urwego rwo kujya i Butaro, twifuza ko byibuze abantu badukurikira, twebwe nk'abantu twahageze, badufashije akajya i Butaro. Ni kure, narahagiye, ni urugendo rurerure cyane, ku buryo kujyayo ugaturayo, kandi bisaba ngo niba ugiye kwivuzayo utindeyo. Rero
buriya umuntu agihumeka uyu mwana acyari mutoya abashije kuvurwa akabona ubushobozi bwo kwivuza nabwo twashima Imana nubwo Imana nayo bwayikora ariko n'abaganga burya nabwo Imana ibakoreramo mu by'ukuri rwose pe nkurikije jewe uri hano uriho umwitegereza ntabwo bisaba bye binuka harimo amashyira ukuntu ko ntabwo bifite oderi mbi nta kintu na kimwe ariko biragaragara ko aribwa araribwa abarwayi abantu bose bajya barwara kanseri bazi ko ameze ubundi umutwe nta musatsi agira araribwa uburyo rero haribwamo abonye imiti yakira kandi hari ikintu Imana yazaguhembera ko wakoze kuri iki ngiki ukavuga ngo nafashije Aroni arakira yego ndamuganiza namubwiye ngo Imana irambwiye ngo uzakira ntago ariko ngiye ko ntabwo ndagira igihe cyo kuba Imana yambwira ibyo bintu wenda hari impamvu kuzengira ngo wenda yimbe ko turi no kumwe ariko Imana iyo wenda iduteye iteka ikavuga ngo uyu munsi mugende mujye kumureba ngiye nkaza kumureba nawe ukaza kumureba Imana ibituvugiyemo twebwe rero uyu mwana si ubwa mbere mubonye kubera ko uramubonye ku bitangazamakuru bitandukanye ndaza kukimubaza nyuma ariko uyu munsi nishimiye ko tuje kumureba turi kumwe n'umukozi w'Imana wamurambuyeho ibiganza waje kumureba we ku giti cyiwe ndetse nawe atumwe n'Imana tukaba turi kumwe nawe rero uyu munsi abantu wowe urabasaba iki mbere ko tugera kuri bari reka maze nkwisabire wowe wamurebye mbere ko mama we tumugera urabasaba iki abantu badukurikiye ndabasaba ko bagerageza bagafasha Francine akageza umwana tukamugeza kwa muganga guteri sibyo hari abantu bakora mu nzego zigiye zitandukanye z'ubuzima bashobora kudufasha noneho uyu mwana akabona ubuvuzi bwimbitse bwihariye kabisa ku buryo ashobora kuvurwa bakamwitaho pana gufata uyu nguyu buriya ko yabaye kwa muganga akaba mu bitaro hari ikintu kijya kiba mu bitaro umuntu akarwaza cyane bagasigara abaganga bamubona nayubu umuntu wese uyu nguyu turamumenyere nuri ariko dufashijwemo n'abantu bashobora kuba bavura nawe ushobora kuba utavura ariko ufite ubushobozi runaka cyangwa azi n'umuntu uvura aho ingenzi hari aho bamwohereje kandi bagaragaje indwara isa nkaho igaragara ko ubwa mbere ntabwo yagaragaraga rero tubashije kuba twabona ubushobozi uyu muntu agakora igishoboka cyose tugakora igishoboka cyose gishoboka yewe ndi hano mureba kugira ngo ijisho ryanjye ryigere aha ngaha atukoze igishoboka cyose uyu mwana akavurwa tukaba dukoze igikorwa cyiza inzego zose mu rwego rwose yaba abagore abasore baba iki yaba akazi ukora ariko akavurwa kuko uyu mama we ararushye yani ibyo mbikubitiyeho nkareba imyaka 4 yose urwaje umwana gutya yarigeze aho ariyakiramera nk'ikiragi ntabwo ajya avuga ntavuga menshi yariyakiriye ariko uyu mwana ariho araribwa ni kwa kundi kubana n'ikintu numva rero abantu badukurikiye bafata ibibazo bya Aroni uburwayi bwa Aroni bakabugira ubwabo ese abaye ari umwana wawe wabigenza ute ariko dushyize hamwe yavurwa uyu munsi rero twamusuye nicyo cyatuzanye kugira ngo avurwe icyo urangirijeho ariko reka tugaruke kuri mama we mama arakintu n'ingarutseho mvuga ngo uyu mwana si ubwa mbere mubonye mu itangazamakuru si ubwa mbere mubonye ukora ikiganiro ibiganiro wakoze cyangwa se aho watanze ibiganiro nta bufasha bwabonetse cyangwa bwarabonetse burarangira bitewe n'uko nta bundi wari ufite ubufasha bwararangiye ntabwo yego ibinyamakuru byose naciyeho bimwe ubufasha narabubonye ndamuvuza ariko bwararangiye yego bwose bwakugezeho neza ntabwo mbizi uko nabonye n'ubwo bwabonye n'ubwo uyu munsi rero noneho wavuze ko watubwiye ko nta wundi muntu n'umwe mubana ugira icyo nagufasha yaba ari umuryango ntawe ufite hano ubayeho gute n'umwana hano mbayeho ubuzima mbayemo nanjye burangoye kubera umwana hari n'igihe iminsi ishira tudatetse nashyize inkono ku ziko ariko ko namenye naje gukizwa ndasenga nkavuga nti Mana urabona ko nta byo kurya mfite unkomeze mbona imbaraga
gufata uyu mwana ko iminsi 3 yo rwose irashira nkajya nywa amazi nakananira kubera ubuzima no kwishyura inzu ari ikibazo kubona amata nabwo birangora hari igihe mfata telefone nkahera ku muntu umwe wese nkamubwira ati basi wamaye na 300 nkashakira umwana amata ako bose mwayetura nta numwe umfashije kubuzima nanjye burangoye cyane genda karanyishe nararize narihebye ubusigaye mbifata nk'ibidahari ko nta ipfu nta ruguru mfite kwishyura inzu rero nabwo hari igihe bajya babona umwana mfite uko ameze bagashaka kunsohora kuko n'abantu basenga rero bakambwira ati reka dutegereze Imana yonyine ko hari ikizakora nda amafaranga ukabona kwishyura iyo nzu guhebye byo kwishyura inzu kigera nanjye bikancanga hari igihe bagera bagati bakansohora nkabura aho njya nk'umuntu waba warunze imbere akamubwira ati ngwino ngufashe namara iminsi 3 ati reka tugenda utazanteza ibibazo nubwo buzima mbayemo nigeze numva amakuru bagize amakuru bambwira ko bampamara amafoto yawe y'umwana bambwira ko utuye imageragere hejuru hari atari hano tugusanze mpageze nsanga wahavuye naho ubaye urakwirukanye byagenze gute kuko uko ntari kimwe cyagishize bampaye amafoto y'umwana ngo nzaze nkoresha ikiganiro mpageze nsanga ntabwo hari bambwira ko wahavuye batazi naho wagiye yego yaranyirukanye ubwo wararaga mu bihoro yego ndaye hanze inshuro 2 bwa mbere naraye hanze uno mwana araturitse mu mutwe naraye mu Kigali amezi 4 mu Kigali haramushyamba mu ishyamba mwana araturitse umutwe bwa kabiri nongeye kurara hanze mvuye kuri uriya mugore hamwe mwansanze anyirukanye n'ibintu nari mfite byose atahanze utuntu tuzima twatirimo nagiye ngurisha ariko ntabwo nigeze mbona amaye inzu hagenda acumbika aho mbonye haba mu rutoki haba hehe ariko nkabona umunsi urarangiye nkabona burakeye hari nubwo numvise n'ibisimba bishaka kuturya nihagara ndavuga ni Imana ukora uko bishaka nta cyerekezo mfite ntaho mfite njya nta iwacu mfite ndi bujye ngo ndajya kuhicara ukora icyo ushaka ni wowe Mana mfite ukaba umubyeyi wanjye ngo naragumye amezi 2 yarashize kwa 3 kugeze ngiye kubona mbona umuntu arambwira ati rero ngwino ngufashe amafaranga y'ukwezi kumwe kw'inzu ndashaka inzu kwa kwezi kwarashize nabwo ubuzima burongera burankambana nkavuga senza nsiga umwana mu nzu njye mu biraka nzasanga atapfiriye mu nzu nawe niri nsiga umwana mu nzu umwana agapfira mu nzu ubuyobozi buzavuga ko ntitaye ku mwana ubwo rero ndicara nkajya gukorera isahane y'ibiryo ndeye ko naramuka nkajya gukora ndago mbone ko nabona nicyo gikoma umwana akanywa nubwo buzima ndimo ubwo icyo gihe ugiye mu birakura mujyana naramusigaga mu nzu nkavuga nti ikimana iri bume ko nsanga ndasanga icyo hari nazaga ngasanga n'undi mwana yarembye nkareba icyo namworoshe ko gihumeka nanjye ubwa bwaranyicaga neza ngasanga ntari guhumeka ariko nkihagararaho ariko muri karitsiye ntibabimenye kuko muri karitsiye n'ahantu haba amagambo abantu benshi babanca intege bambwira amagambo mabi byinshi cyane kuko sinabona uko mbisobanura abamumuriza ni 1%, abenshi banca intege cyane ariko bakubwira ayo magambo nta nshuti ngira ntacyo wumva yasubira mu magambo abantu bamubwiye koko hari hano ubukurikiwe n'abantu benshi batandukanye yaba ari abafasha umuntu bijyanye n'imitekerereze abaguhumuriza hari abantu benshi baba bagukurikiye kano kanya uyu munsi urabasaba iki wenda ari umushaka kure kiganiro ntagisoze reka wenda maze mbikubaza hakiri kare mu gihe ntarakubaza ibindi bukubaze mu kanya urabasaba iki cyambere ndabasaba inkunga yo kuvuza umwana ikindi ndasaba inkunga y'amasengesho ikindi ndasaba ubufasha bwo kugira ngo mbone ubuzima bwahinduka ko ubuzima nanjye ndimo burangoye
no kugira ngo njye mbona naho nkura n'ayo mata y'umwana, mbone n'uko aho hantu bambwira no kugura imiti, n'iyo miti nkayibona. N'imyambaro nta myenda agira, ko naje kugera naho njya imyenda ye barayiba. Ubona ko kwirirwa wambaye ubusengeri bwonyine, hasi no kwambara imyenda nawe ntimukwira. Mbese ubuzima ndimo nanjye buranguwe, nanjye ndireba nkibura. Nimero ya telefone 078 56 04 32 3. 078 56 04 32 3. Yego, ibaruye kuri amazina ni Mukamwiza Francine. Yego, Francine, hari igihe kugeze tuvugana umbwira ko umwana yakize, yatangiye no kwiga ari ku ishuri, ariko ndakeka nta n'amezi 3 ashize ibyo tubivuganye. Byagenze gute ko wambwiraga ko yakize ari kujya ku ishuri, nta kibazo afite umwana, nubwo wenda kurwara atarakira neza, ariko mu by'ukuri bitandukanye nuko yari ameze mbere, urambwira ngo ari ku ishuri yatangiye kwiga? Umwana namujyanye ku ishuri, nanga ko umwana yirirwa mu rugo asiga yigunga. Nanjye nkari umwana nanjye agahinda karanyishe, namujyanye mu ishuri, nta n'ukwezi yize, naramujyanye ku kigo barampamagara ati umwana ameze nabi. Umwana nibwo yafashwe atangiye kujya aruka amaraso, yize ukwezi kumwe, nibaza nako kutaragezemo, umwana yahise mukura ku ishuri, kugeza na n'isaha ntarasubirayo. Kuki wamukuye byagiye bigenze gute? Namukuye bampamagaye arembye, ameze nabi, atangiye kujya aruka amaraso. Ariko mu maso yarakirwaye gutyo? Mu maso ntabwo yari akarwara. Yego, yafashwe nyuma aribwo aratangiye aruka amaraso. Ibisebe byarakize neza mu maso? Yego. Wavuze ko hari abantu bagiye bamubaga bagakuraho umubiri bakawushyira ahandi, bagakuraho gutyo. No mu maso harimo? Oya. Ni hehe? Babaze kwita kubashyira ku mutwe. Ku mutwe na n'isaha ibi biri mu maso biri kwimuka bisatira aho bashyize ya nyama naho. Bayishyize mu mutwe? Yego, no mutwe nawe yatangiye kujya agenda atemuka. Ubwo mu mutwe hose ubwo ari kugenda nayo asatirwa cyangwa yarakize? Mu mutwe naho biracyarimo. Iyo bande iziritse mu mutwe niyo imufashe? Iyi bande imufashe hari n'imiti bagiye basukamo, bashyiramo ibindi bipfuko barenza iyi bande, kuko yari yatangiye kujya abora mu mutwe. Yego. Uyu munsi rero inzu uribamo uyishyurirwa nande? Byo kurya byishyurirwa nande? Ko wanarembye utamusiga, ntabwo ndabona utamusiga mu nzu gutya ameze. Ni umujyaneza wari wanyishyuriye ukwezi kumwe, mbona n'undi anyishyurira ukundi, ariko ubu ngubu ntabwo nzi ayo nzayishyura kuko amezi yashizemo. Ubu ngubu ndi kuvuga nishyura ku itariki 5 ukwezi kwararangiye, ubu natangiye piriyave. Ubu watangiye piriyave? Uwo nguwo wo kwishyurira se yakubwiye ko azakwishyura yarangiye, uko se atazakwishyurira? Yari yambwiye ko azajya anyishyurira inzu, arambwira ngo azanyishyurira inzu ngo paka ngo umwana akize cyangwa we ngo agapfa, bazagumya ngo inzu yo yaravuze ko bazagumya akayishyura paka, ariko byaje kurangira ankatiye ahita nanshyira burakariste. Nta nubwo twanavugana, ntabwo bishoboka. Kandi ari wabyemereye? Yarabyemereye, yanambwiye ko ari Imana namunyoboyeho, ambwira ko azanyishyura paka. Gura byaje kurangira uwo mudamu ashyize burakariste. Yari umudamu? Yego, ari mu gihugu cyo hanze. Kurya umwana arya gute? Umwana ntabwo abasha kurya, ni ukunywa. Icyo kunywa nacyo kukibona kirangora, ntabwo ibyo kunywa mbibona. Nyiza amahirwe nkabona umuturanyi atetse nk'icyo gikoma, ndakimusaba, nkaza nkamusuka mu kanwa. Kukiguha arakiguha cyangwa hari igihe wenda arya? Ntabwo ari bose, n'umwe nawe ukima,
kabeshi no muri karitsiye bamwe na bamwe baba bavuga ko baba batangira kujya bampa akato umwana ngaranduza abandi bana ubwo nanjye bakajya bampa akato ngo nzabanduza rero mfata umwanzuro wo kujya nicara ahangaha rero igikoma nyine ni umwe n'umwe kuko ntabwo bakima buri gihe ni rimwe na rimwe yego ni Imana yonyine itugejeje ahangaha. ubu wavuze ko hari igihe umara iminsi 3 unywa amazi gusa ukaryama umwana we noneho icyo gihe wowe uri mukuru ushobora kubyihanganira umwana w'icyo gihe we ababayeho gute muri iyo minsi 3? N'uwo mwana ndayamuha kuko n'ahandi hantu mba nkura ubushobozi nawe ndayamuha agera hagati n'akajya agarurana na ya maraso. Umerutse kurya ryari? Hashize iminsi ntabwo mperuka guteka ni kuwa 6. Ubu none turi kuwa 3. Turi kuwa 3. Ubu hashize iminsi 6 ntabwo duteka. Ni kuwa 6 ubwo ni 5. Ubwo iyo minsi 5 yose ntabwo mperuka kurya. Nyine kurya utandukanye ikintu bita kurya. Kurya hari igihe umuntu ashobora no kugera hari akabona ko gakoma akabona icyo akitwa ko yariye kandi atariye, ariko kurya ni cya gihe urya n'icyo ushaka nawe ubwawe ukabona icyo ushaka. Rero guteka noneho no guteka nibyo by'ibyo ngibyo umuntu nawe yinzu urayibona wese urabona inzu hari icyumba ifite ngo byibuze ari ahantu yaguhishe, nta hantu aduhishe, nta cyumba. none se aho ngaho si ibyo amakara ikindi ni ikihe se uruhabona nese twaje arabiduhisha. Iyo teremusi niyo batekeramo igikoma bakagigira n'uvuga ngo hari ukurya ariko ukaba ari ukurya utariye. Hari ukurya ubutariye mu by'ukuri nawe kubwe ashobora kuvuga ati se ndabivuga gutya mbisobanuye gutya, ariko niba bashobora gucisha mu ntuza nawe wicaye ubwawe nta kintu kindi kihari. Urumva ko ibyo akeneye hari ubufasha bwo kuvura. Buriya hari umuntu wahuye n'ibikomere nk'ibi agahura n'ibigeragezo biragora cyane kugira ngo asabe. Urumva niba umuntu amubwiye ngo Imana yarambwiye ngo nzakwishyura inzu kugeza umwana akize kandi umwana ntarakira, iyi Imana yamubwiye bikarangira amushyize blacklist, iyo ni Imana se cyangwa yarananiwe? Hari uburyo tugomba kuvuga twavuga ati ndagufasha. Niyo mpamvu dukeneye amaboko kuri uyu. Amaboko ari kuri uyu hari uwavuga ati jyewe ngiye kwishyura amezi 6 cyangwa se umwaka inzu. Hari undi wavuga ati noneho ngiye no kumwubakira, sibyo? Nubakire Francine yararushye nk'ipfubyi idafite aho iba, birashoboka ko wamwubakira inzu akayibamo. Birashoboka ko wavuga uti jyewe ngiye gukora stock muzana ibyo kurya. Nuvuga ngo hari ibintu 3 bikenewe. Akenewe kugira kwishyurirwa inzu cyangwa akabona haba. Icya kabiri ni ukuvuza umwana, uyu mwana byo biranihutirwa cyane. Icya gatatu ni ukubona imirire. Uyu muntu ni wamusiga hanga ngo byo gushaka guca inshuro. Yego ni muto pe, yakanameshe yakanahinze mu murimo, ariko ntabwo yasiga uyu muntu urahanga wamusiga hanga amusiga muryamisha ngo agenda kure. Akeneye bwa bufasha kandi byarya ni amata, nicyo gikoma, niyo sukari, ibyo ntungamubiri, utuntu nk'utwo ashobora no kuba yanakora nako gapotaje akakamuha nabyo bigashoboka. Ariko uyu munsi biragoye ko Francine yavuga ngo nkeneye iki n'iki hejuru y'abantu bamwe banamubwiye ngo tuzaguha ibintu babimuhe. Dushingiye ku cyo avuze buri utagira ngo abamufashije ntibagize gute ntibananiwe. Ariyo mpamvu wenda turo dukora n'ubuvugizi kuri we ubushobozi ashobora kuba hari abantu biyongereye kuri zicano zacu twese ari bashyashya batazi muzi bwa mbere bamonye bwa mbere, ariko ushobora kuvuga uti nanjye noneho ngiye kumukoreraho iki umugisha, sibyo? Nanjye ngiye kumukoraho umugisha. Hari abamufashije, hari amacana yakoze ibiganiro byatambutse nk'uko babivuze, ariko bakoze mu gihe cyabo kandi ubushobozi bahawe batanze ntabwo bwashoboye kumwishyurira ibitaro ibutaro. Ariko uyu munsi cyo turasaba ko noneho abona ubushobozi, sibyo? Ubushobozi bwisumbuyeho kugira ngo ajye hehe, ajye ibutaro. Icyo nicyo kintu kibonaho kumubwira ngo nakubaza ibi ngo nayo biragoye ngo gusubize. Nanjye nishyize mu mwanya we pe. Kuri Francis rero uyu tugana ku musozo w'ikiganiro cyiza turi kugirana cyane abantu
katwibanda cyane cyane ku bantu bari kukureba, hari abakubonye bwa mbere n'abakubonye bwa kabiri, kubera ko hari abo watanzwe nk'uko pasiteri amaze kubivuga, ariko uyu mwana ubuvuzi bwiwe ukeneye aka kanya n'ubuvuzi ukeneye ibyo wenda imibereho ikazanye umwana nawe yakiza, ariko n'imibereho irakenewe. Wongeye twibutse ya nimero kugira ngo dusoze. 078 yego 56 04 32 abari hanze babanzaho ikimenyetso cyo guteranya 250. 078 56 04 32 ntabwo twagarutse cyane cyane ku byo twamuzaniye kubera ko